Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data, nizere ko muri amahoro. Imana y'ibyiringiro ikomeje kububaka muri iki gihe cy'igisibo, ubwo twibuka imibabaro umwana w'Imana yagize mu kuza kuducungura. Yaje mube ariko abe ntibamumenya. Yaje ari umucyo, aza mu bantu bafite umwijima ngo abahe umucyo, ariko banga urumuri. Ni kuri Maranatha rero, ni karibu muze twubake ubwami bw'Imana. Yesu atangira umurimo, yagiye agira ingendo zitandukanye mu gihugu hose, ndetse agenda umudugudu ku mudugudu abwiriza ubutumwa bwiza. Yazengurutse igihugu, ariko umunsi umwe yashatse kugera ahitwa i Samariya. Aho hari hagati mu gihugu, kandi hari ahantu abantu baho banenwa. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko bajya i Yerusalemu, bagombaga gukikira i Samariya ntibayinyuremo hagati. Bakajya i Yerusalemu ariko batanyuze mu mujyi wa Samariya, kuko babanenaga. Ese ni iki cyatumaga babanena? Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani. Turasoma ibice 4. Reka duhere ku murongo wa mbere. Haranditse ngo, nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohani. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo ni abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi cya Yakobo yahaye umwana we Yozefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe n'uko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha y'esheshatu. Umunyasamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umunyasamariya aramusubiza ati, kuri umuyuda nkaba umunyasamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo ni uko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, yaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye, nawe akaguha amazi y'ubugingo. Ijambo ry'umunsi rero, Yesu ajya i Samariya. Yesu ajya i Samariya akuraho urwango, ndetse akaba umuhuza w'abanyasamariya banenwaga, abaha agaciro, ndetse akabahuza na bene wabo b'abayuda. Uhereye uwo munsi ntago abayuda bongeye gukikira ngo bajye gushakisha kunyura inzira z'ibizigu, ahubwo noneho yababereye ikiraro cyo kwibona bose ari bamwe, ari bene mugabo umwe. Na n'uyu munsi ntabwo wabona bavuga ngo abangaba bakomoka i Samariya cyangwa aba ni abayuda. Bose babaye Abisiraheli, bose babaye bamwe, ariko byatewe na Yesu washatse gukora ibyo ngibyo. Mu kiganiro yagiranye n'uriya mugore, yaramubwiye ngo mpa kutuzi inywe. Undi aramubwira ngo, ko ndi umunyasamariya ukaba umuyuda, mukaba mutunena, unsaba amazi gute? Uyu mubyeyi amubwirana agahinda, aravuga ati, se mama, wowe uranyikoza gute? Wowe unyikojeje gute? Kuri umuyuda, ngewe nkaba umunyasamariya. Ese ni ikihe kimenyetso cyari kuri Yesu cyamwerekanaga ko ari umuyuda?
bisobanuke ko bari bafite ibintu bibaranga, abanyasamariya bafite ibibaranga n'abayuda bafite ibibaranga, kugira ngo igihe cyose uzahura n'undi azamumenye, azamenye yuko ari umuntu agomba kunena, azamenye yuko ari umuntu agomba guca amazi, azamenye yuko ari umuntu atagomba guha agaciro na gatoya. Namusanga ku iriba mwirukane niba ari iry'abayuda. Ariko umudamu nawe aravuga ati ese unyikojeje gute? Bigenze bite n'iki kibaye? Kunsaba amazi ko mutunenura bigenza gute? Ariko Yesu aravuga ngo niba wari uzi ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye amazi y'ubugingo. Imana ishimwe ko Yesu yaje kuduha amazi y'ubugingo. Amazi tuvoma mu iriba arakama, amazi tuvoma mu iriba ararangira, ariko amazi y'ubugingo Yesu yamubwiraga ni amazi Imana itanga ku buntu, Imana itanga ku mbabazi zayo, kandi uwanyoye kuri ayo mazi ntabasha gusubira inyuma bibaho, ahubwo ubugingo bw'Imana buba bugendera muri we, bukorera muri we. Bagiranye ikiganiro kirambuye twabisomye, ariko nagira ngo mbabwire ngo umunsi umwe, ijoro rimwe, hari igihe nawe Uwiteka yakugendereye, kandi niba atarakugenderera byitegure yuko igitondo kimwe uzibona Yesu yagusuye, ijoro rimwe uzibona Yesu yagusuye, umunsi umwe uzibona Yesu yagusuye. Umunyasamariya yaragiye kwivomera, ntago yari azi ibiri bikurikireho, ariko ibyabayeho byatumye agira ubugingo, kandi aba umwe mu bantu bavuga ubutumwa cyane, kuko ngo yasize ikibindi ku mugezi, aragenda abwira abo mu mudugudu, arababwira ngo nimuze, nimuze, nimuze mbereke Mesiya, nimuze mbereke Mesiya namubonye, uwamenye ibyaha byose njyewe nakoze, uwamenye uko nitwa, uwamenye uko nagenze, uwamenye abagabo nabanye nabo atari abanjye, abagabo nibye, abagabo natesheje ingo zabo, abagabo natesheje abana babo, akabimenya tutari kumwe, ni umuyuda njye ndi umunyasamariya, uwo namubonye nimuze mumurebe. Ngo nuko umudugudu wose urahurura, nuko Kristo abona yavuga ubutumwa, kandi ngo akiza abarwayi, nuko akuraho urwango aho ngaho. Kuko uhera uwo munsi intumwa 12 zari ibyaho, ndetse baraharara, ndetse bahavuga n'ubutumwa. Ni ukuri izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nuko rero rubanda bamaze kumenya ibyabaye, ntago bongeye kujya gukebereza, bahise babona yuko Yesu yaziruye Samariya, Yesu yakuyeho urwango, ibyo bajyaga bigira yuko atari byo. Imana ntirobanura ku butoni, Imana ntireba uburebure, ntireba ubugufi, Imana ntireba ubunini, Imana ntireba aho uvuka, Imana ntireba aho uturuka. Imana turi abana bayo, irabizi ko turi abana bayo, niyo mpamvu itajya mu manjwe nk'ay'abantu bajyamo, ngo njyewe ndi uwaha n'aha, njyewe ndi iki n'iki, njyewe ndi uyu nguyu, njyewe ndakunena. Uramunena ko afite amaboko abiri ukagira abiri, akagira amaguru abiri ukagira abiri, amaso abiri ukagira abiri, amatwi abiri ukagira abiri, umunwa umwe, amazuru abiri, umutwe umwe. Uramunena kamanani. Yesu yashakaga guca agahigo, Yesu yashakaga gukuraho urwango, Yesu yashakaga gukuraho icyabatandukanyaga, ngo arusheho gukomeza ikibahuza. Icyahuzaga abanyasamariya n'abanya-Isiraheli cyangwa se abayuda, bahuzwaga nuko bose bakomokaga ku rukiryi rwa Aburahamu. Nubwo abanyasamariya bari barivanze n'abanyamahanga, ariko muri ayo maraso harimo amaraso
y'Abisiraheli. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati ariko ibintu murimo ntago mubizi, muzana amacakubiri mu bana b'Imana gute? Abayuda rero bari abantu b'abirasi, bari abantu b'abiyemezi, abo bafarisayo, abo ngabo bagaragara ngo nk'abakorera Imana nyamara batanayikorera. Bari barirase, barishyize hejuru, barikakaje, barishyize mu rwego rwo hejuru. Ariko Yesu arababwira ati muce bugufi, icyubahiro ni icy'Imana. Aba nabo ni bene Aburahamu, kandi niba mwari muzi yuko ubutumwa iyo bubagezeho babaca bugufi, ariko mwebwe mwanze kumva. Nubwo navugiye iwanyu kenshi, nubwo nababwiye byinshi, nakijije abarwayi, nazuye abapfuye, nakoze ibishoboka byose, ntimwigeze mwumva. Ariko rimwe gusa umugore yumvise amagambo ya Yesu, ahita ahishurirwa ko ari Mesiya w'Imana, ajya kubwira bene wabo ati nimuveyo mukinga inzu zanyu cyangwa murebe kuzikinga, ariko nimuze murebe uwo Mose yavuze, uwo abahanuzi bahanuye, uwo nguwo Mesiya umenye ibyo nakoze atarahari. Nimuze. Arabajyana, abagabo baraza, ababyeyi baraza, abasore n'abakobwa, yewe n'abana batoya, buriya nabo baraje. Mesiya uri igitangaza, Kristo uri mwiza, kuko utareba ku butoni, ntabwo urobanura ku butoni ngo uvuge uyu nguyu ni ukwiriye iki ngiki. Yesu icyo mukundira, iyo abantu bakwanze, iyo abantu bagutaye, iyo abantu bakujugunya, aragutora akaguterura, akagukuyakuya, agashyira mu mugongo, akakubwira ati humura, nukomere mwana wanjye. Nubona akanya uze gukomeza kiriya gice ukirangize, umenye ngo mbese nyuma y'uko abantu baje kumva ubutumwa byagenze gute. Abanyasamariya bishimiye umuntu uje akabaha agaciro, akavuga ati nimuze dusangire, mpa amazi dusangire, uri mwene Aburahamu, ntabwo ukwiriye kunenwa rwose. Ugusabye amazi, uwo nguwo niwe uri kukubwira ngo baho kandi ntihazagire uwongera kukunena. Abashyiraho ikimenyetso cyo kugira ngo noneho uzabatunga n'urutoki azamenye ko arutunze Imana. Niyo mpamvu uhereye uwo munsi ntabwo bongeye kugenda bakebereza, banyura hirya, bigira abakiranutsi kandi ari abapagani. Nshuti yanjye, watakaje agaciro, wumva barakujugunye, wumva barakohereje iyo ngiyo ntawe ukikwibuka. Izere Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uwo nguwo araza gukorera ibintu abantu basigare bavuga ngo uriya ni we cyangwa si we, ngo turabona asa nawe. Uzababwire ngo ni njye uwo mwari mwarataye, ni njye uwo mwari mwaranze, ni njye uwo mwari mwarajugunye. Ubundi se mwari muzi yuko munjugunya gutya gusa bikarangira gutyo? Cyakoze batugirira neza. Iyo badutaye nyine bitera Yesu kudukunda, iyo batwanze bitera Yesu kuza kuduhagararaho, iyo bashaka kutwica bitera Yesu kuza kudushyiraho uburinzi, iyo bashaka kukurimbura bitera Yesu kugushyiraho batayo y'uburinzi. Haleluya! Yesu ashimwe, Yesu nushimwe, kuko ujya udushingira igiti aho bamaze kutujugunya, natwe tukabaho, ukadukura ku gasonga bugari batwicajeho, ukatwicaza ku ntebe z'ibikomangoma, ukatwicaza ku ntebe batari kuzatwicazaho, ariko izabo bakazihagurukaho. Yesu ibirenge bijya kujya imbere. Ni ukuvuga ngo uhereye uwo munsi abanyasamariya babaye inshuti za Yesu. Ukuntu babaye inshuti za Yesu, wibuke ya nkuru y'umunyasamariya mwiza, wa wundi wakijije umuntu abambuzi bakubise akamuvuza,
Abanyasamariya bahise bashyirwa mu rwego rurenze urw'Abayuda, basimbuye Abayuda, aho Abayuda bari kwicara hicaye Abanyasamariya, bagaragara ko ari bo bakora ibikorwa byiza. Na n'uyu munsi tuvuga Abanyasamariya, Umunyasamariya mwiza ariko nta Muyuda mwiza tuvuga. Niyo mpamvu rero yabakuye ku gatebe k'agasonga bugari bari barabajugunyeho, abicaza mu ntebe z'ibikomangoma. Yesu yerekanye ko urukundo rwa Data wa twese wo mu ijuru rutagira imbago, rutagira imipaka, ko tugomba kubaha no gukunda n'abo tutishimira cyangwa tutazi neza. Abo ngabo batawe, batagira kivurira, batagira kirengera, abo banenwa, umuntu unena undi. Ese ibi Yesu yakoze biratwigisha iki? Biratwigisha ko tudakwiye kugira urwango ku muntu uwo ari we wese, ngo umuzirike mu mutima umuhambiremo, ujye umugendana mu gitondo na nimugoroba. Oya, muture, mushyire hasi. Imana nizi byose, nizi uko yakugenza hamwe nawe. Kora ibyiza aho kuba imbata y'amakimbirane n'urwango. Ubutumwa bwiza bw'Imana ni ubw'urukundo no guca bugufi. Uyu munsi rero reka tumenye neza yuko icyo dupfa nta gaciro gifite, nta n'umwanya kigomba kugira hagati yacu, ahubwo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Nicyo yashatse kwereka Abayuda, yuko icyo bapfana kiruta kure icyo bapfa. Bapfa akantu gatoya, ariko ikibahuza bahurira ku maraso. Ese ibi urabyumvise? Ikindi, tugomba kuba abahuza b'abantu aho kugira ngo tube ba gatanyamiryango. Kwicisha bugufi no gukunda abandi ni uburyo bwo kwigana Yesu, kuko ubusanzwe tuva inda imwe, yaba umwera, yaba umwirabura, yaba umugufi, yaba umuremure, twese tuva inda imwe, kuko twaremwe n'Imana kandi ikaturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ndaguhamagarira kugira urukundo ndetse no kugira ngo umenye neza kandi ushyire mu bikorwa ikiduhuza, kandi umenye neza ko ikidutanya kidakwiye kugira agaciro muri twe.